Muraho, ikaze kuri Sibo James Tech and AI. Ese waba warigeze kubona data cyangwa batiri bya telefone yawe bishira vuba utazi impamvu? Akenshi biterwa n'ama application akora nyuma utanayafunguye. Noneho uyu munsi rero ndaje kukwereka uko ayo ma application ushobora kuyahagarika mu buryo bworoshye cyane. Okay, tudatinze rero turaza muri setting ya telefone yawe. Ushaka ahantu setting ya telefone yawe iri, ni akayikoni kaba kameze nk'ipine. Cyangwa uze muri search wandikemo settings, barahita bakaguha. Uza muri search ukandikamo setting, barakaguha aka icon kameze gutya, aka ngaka k'ipine. Cyangwa nyine aho ugera muri setting, cyangwa nta muntu nkurikirana atazi ahantu setting iri. Okay. Ubundi twebwe dushake ahanditse battery cyangwa se urebe ko handitse data usage. Okay, turaza hano, ahangaha twebwe ni battery byanditse. Noneho ubundi tukande. Ushaka ko telefone yawe izajya igaragaza percentage y'umuriro ugezemo, reba ku kayikoni gafunguye ukagafungura itabibona, cyangwa ukagafunga kugira ngo utazajya ubona ahantu imibare igeze. Okay, noneho twebwe turazana muri battery usage. Bahita dutegereza akanya gato, bahita baduha urutonde rw'ama application ukuntu akoresha umuriro. Nangewe ni YouTube ikoresha 95%, baguha intonde z'ukuntu buri application ikoresha umuriro. Noneho wowe urebemo application udakenera cyane. Ushobora kuba wayifunga burundu cyangwa se ugafungura ikajya ikora igihe uri kuyikoresha gusa. Okay, urakanda realistics niba udakunda kuyikoresha kugira ngo itazajya ikora mu gihe utayiriho. Ubundi ukande realistics. Okay, noneho ubundi usubira inyuma nyine ubu bifunguye birangiye. Okay, ibi ngibi bizagufasha rero kuzigama data cyangwa se wongera igihe batiri ya telefone yawe imara, ikindi bituma na telefone yawe ikora neza. Niba wifuza indi nama z'ingirakamaro kuri telefone yawe, kora subscribe kuri Sibo James Tech and AI.